Nitwa Olivier MUNYEMANA, nkaba nari umunyeshuri muri Filmmaking. Nishimiye inyigisho nahawe muri IBTC ku bijyanye na Filmmaking. Ubu ngubu nkaba nshobora kuba naba umuproducer wa video, nkaba nshobora kuguha produit imeze neza, ushobora kuba nakweditingira ibintu byawe ubimaye, nkaba nanone nshobora kuba nakora ibintu bijyanye n'amajwi kubera IBTC. Twize n'ibintu byo kwandika inkuru ku buryo ushobora kwandikira inkuru nziza ukayibona mu gihe gitoya. Ikindi nigiye muri IBTC ni ukugira courage yo gukora akazi. Twagiye tubona workshop menshi yo gukora ku buryo umuntu ashobora kumanipira kamera iyo ari yo yose aho yaba ari hose. Nanone nshimiye IBTC kuko ubw'ubumenyi yaduhaye, nkaba nanone nshishikariza abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange bumva bafite impano, banafite n'ubushake bwo kwiga ibijyanye na Filmmaking, ko baza muri IBTC. Batanga ibintu ku buryo ushobora kujya muri kariyeri ufite package yose. Murakoze.